ngo aho bandanguza papa kwe noneho mbega yakataje turi kumwe nyagasani urarangura se kumbe mwisako takaswingenge njye unarinzi ko winjira mu niki ukahita wanura ku mugozi nyine ukazunguza aya niyo wambwiraga yankize ubuse gwera mu gitondo wakoreye angahe basize amasengeri n'amasogisi birangura ngaho okay none aho ngaho ugeze urumva amasengeri n'amasogisi bigura kimwe ariko hari condition y'amasengeri atanukamo igikara amasogisi nayo akaba ataganira agashwingi ubwo bigura kimwe gute 4 5 nawe umva ikindi none cy'ingenzi nimba ushaka no kubirangura ushaka kiriya dore n'amakote fresh kabisa ye ikote ryavuye mahanga ndakaswingi we dore yamatajya acuruza imyenda noneho reka nze ngure stamp ubu ngubu none iki cyangwe umva zana imyenda hano wawe turimo n'ibicare zana hano ikote rimeze fresh papa ikote ryambaye na Lil Wayne niwe twaryigurira njye ubwanyu iri kote rimeze fresh umva parufe ya Lil Wayne itera abana kosha muzi neza fate koti wowe nje ntago nkorana n'ibintu ntabwo boss wowe yumva ahubwo nkubwire tega amatwi wowe umva se ufite imyenda ya ukasi nimba udatega ukazi ntago twakareka ukazi ntago imicuruza amande imyenda ukazi yiba nuko mwazubaye none se bundi reka maze ngubaze none se bundi wakintu ufite boxer za occasion nibura agashwingi ukazi ucuruza wowe umva kadaje ndagaswinge ubuse nkaho manu uri kujya he nese basi nimba nta boxer za occasion ufite amasengeri ya occasion ntayo wakumana nayo iyi myenda yonyine none se nta n'amasogisi ya occasion ufite ntumiwe nakwambara n'amasogisi takaswinge ariko manu we rero reka nkubwire numva ngiye nkakavukire yino uragura nakubonye we nta mucuruzi kuri mu wese basi reka nkubaze mane nje ntumbwire ko basi noneho brose za occasion ntazo ufite mane igendere we ntago wakira udacuruza ibintu bya occasion cyane ubundi nakubonye igendere we nta mane ubone kirabyiye iminsi rero umva uragura ariko uyu munsi amafaranga ndabona umva mani ngaruka se umusobanure neza garuka usobanure staff wazifashe se noneho nyine garuka usobanure ndumva nasa ngiye mukubite rinye vai hano se kandi ukana stress naho ubundi mani wese ubundi wowe reka manze nkubaze sibyo ikintu ngiye nyite ngusobanura neza ubundi ko nakubwira ibintu bya occasion sibyo icyo ushaka kumenya ni ahubwo giye nasobanukiye ndashaka kumenya bandangiye basaho bandanguza ngo aho bandanguza papa kwe noneho mbega yakataje turi kumwe nyagasani urarangura se kumbe mwisako takaswingenge njye unarinzi ko winjira mu niki ukahita wanura ku mugozi nyine ukazunguza mani kumbe nta nubwo ukura mu bipangu mani urarangura mani wobgura nahenda je nta n'ikintu twanavuga akoze uri kumbwira biragurika mva ndakaswinge biragurika nyine ahubwo wese uriye ku mafaranga y'imyenda yo kaje wazigera wowe urasubira kuranga nayitanye nkubirira abato n'incitse wowe basi se uruwina mva ndagaswinge uyu mujyi gende kavukira wawe usa n'uwo mbona gaswinge none sigisa bogisa za occasion zigura ngahe boxer nizo uvuze cyangwa uvuze mu ciko bogisa mani box urumva mundi boxer nziza ya Miami hano ya occasion tuzigura 350 yamazi none mani ko minungu wambwiza Miami stari za Miami zo zigura ngahe Tommy urumva na wana mumi urashona imwe bari 10 ayo igicari cy'icome yawe uzunguza ndaburetse amafaranga aya niyo wambwiraga yankize ubuse gwera mu gitondo wakoreye angahe basize amasengeri n'amasogisi birangura ngaho okay none aho ngaho ugeze urumva amasengeri n'amasogisi bigura kimwe ariko hari condition y'amasengeri atanukamo igikara amasogisi nayo akaba ataganira agashwingi ubwo bigura kimwe gute 4 5 nawe umva
umva ikindi noneho cy'ingenzi nimba ushaka no kuyiranga